ariko turashimira cyane by'umwihariko uwitwa Noheli, Padiri Noheli Bizabavaho, kuba dufashije kubona iyi santarari, tuyibonye ituruhije bitugoye, turavunitse ariko turayibonye. Imana nihabwa icyubahiro, ihabwa umugisha, Imana ikoze twongera imbaraga n'umwe ngiyo nanasabye. Ni mu gihe muri Diocese Gatolika ya Cyangugu hari gusozwa umwaka w'ubutumwa wa 2023-2024, hanatangira umwaka w'ubutumwa 2024-2025, bigahurirana nuko hari n'abapadiri bari kwitegura kuva mu maparuwasi atandukanye bakoreraga ubutumwa muri uyu mwaka berekeza ahandi umwepiskopi yabohereje gukorera ubutumwa. Kuwa 31 Kanama 2024, abakristu ba paruwasi ya Mwezi bahuriye muri santarari ya Kanyinya mu birori byo gushimira Imana yabafashije kwiyubakira chapeli ya santarari yabo ya Kanyinya. Ni ibirori byabimburiwe n'igitambo cya misa cyaturiwe muri chapeli ya Kanyinya. Abakristu b'Imwezi biyubakiye ikuzo ritwaye asaga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bakristu ba paruwasi ya Mwezi kandi bagize n'umwanya wo gushimira no gusezera ku bapadiri barimo uwari padiri mukuru Noheli Bizabavaho, Padiri Hatagikimana Bertile na Padiri Alphonse Mugwaneza. Bose bakaba bari kwitegura kuva muri paruwasi ya Mwezi berekeza ahandi umwepiskopi yabohereje gukorera ubutumwa. Padiri mukuru Bizabavaho yadufashije gukora iyi santarari yacu cyane biteye imbere. Bon, Padiri nani Bertile yazaga akadufasha gusengera abarwayi, ndetse bamwe bakaruhuka bagakira, kuko bose ubu dufite agahinda kuko bagiye. Ariko kubera ko ari ubutumwa bahawe, turishimye ko Musenyeri azatwohereza abandi. Turishimye nyine kuko Musenyeri azatwohereza abandi. Kandi namwe mugume mudusabire. Ariko turashimira cyane by'umwihariko uwitwa Noheli, Padiri Noheli Bizabavaho, kuba dufashije kubona iyi santarari, tuyibonye ituruhije bitugoye, turavunitse ariko turayibonye. Imana nihabwa icyubahiro, ihabwa umugisha, Imana ikoze twongera imbaraga n'umwe ngiyo nanasabye ko nindamuka mpfuye, natanze imbaraga zanjye zishoboka, ndi umukecuru ufite imyaka 60. Ariko nindamuka mpfuye natanze imbaraga zanjye zishoboka, mvuga ngo nindamuka nampfuye nzapfe yuzuye, maze nimfa bazayimbere mu mugisha umperekeza. Ariko ndashima Imana kuba yuzuye, Imana nihabwa icyubahiro. Padiri Bizabavaho Noheli ahagiye hose mu butumwa bwa ntendezi, Imana imugendeho kandi ikomeze umuyobore. Kandi ndashima na radio yacu, sandara yacu hari ikizaba na paruwasi. Tuyishime Padiri wacu Nzabavaho Noheli arayidufashije pe. None agiye mu yindi paruwasi, tumwifurije umusigisha n'amahirwe, ikiramara agenda imbere ye, Mana ishobora byose, uri hejuru byose. Padiri Bertile yarari niwanjye mu butumwa bwa Kristo muri buri rugo. Yaraje mu rugo iwanjye ateramo umugisha, nyine nagiraga uburwayi cyane, ariko Padiri Bertile akimara kuhagera ateye amazi mu nzu yanjye anansengeye, nukuri ntabwo ubwo burwayi bwongeye kubaho cyane. Nanjye gituma ntunduze se, ariko nane narapfapfanye nkumva mpuhuka cyane. Ariko Bertile akimara kuhagera, saba abakristu gusa kuko n'ubuyobozi bw'ibanze bwashimye imikoranire bwagiranye n'aba bapadiri basoje ubutumwa bwabo muri paruwasi ya Mwezi, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasayo, ari nako iyi santarari ya Kanyinya yubatsemo. Ariko narabyuka ngiye mu kazi ngasanga Padiri yageze hano, natambuye mu kazi ngasanga Padiri ari hano. Ibaza Padiri ari Mwezi ryari, namushimiye cyane. Kandi buriya ubisabye umuhamagaro we, ubwo ni umuhamagara zihangane n'ahandi niko zabigenza. Ndashimira n'abandi bapadiri bagenzi be, buriya iyo yabaga ari ahangaha yabaga yataye izindi nshingano, nabo bakazuzuza n'imikoranire byiza bagiranye. Padiri Noheli Bizabavaho wari padiri mukuru wa paruwasi ya Mwezi, mu izina ry'abapadiri bakoranaga ubutumwa muri paruwasi, yashimiye abakristu b'Imwezi uburyo bafatanyije nabo igihe cyose bari bamaze mu butumwa muri paruwasi. Dushimishijwe twebwe abasaserdoti bakorera ubutumwa muri paruwasi ya Mwezi no kubabwira yuko tunejejwe
no kubabwira akajambo gatoya kuri uyu munsi ariko ko kubashimira cyane. Nk'uko mwabimenyeshejwe muri iyi minsi abasaserdoti bakorera ubutumwa imwezi twese twahawe ubutumwa ahandi. Iki gikorwa rero navuga ko ari cyo gikorwa cya nyuma cy'iyogezabutumwa twari dufite muri paruwasi ya Mwezi muri ibi bihe. Iyi misa rero ni misa twumva twishimiye kuba twayifatanyije namwe kugira ngo dushimire Imana ubutumwa bwiza twafatanyije muri iyi myaka. Murabizi imvune twavunikanye, murabizi ibyishimo twasangiye, murabizi ubutumwa twakoranye muri paruwasi ntabwo bwari ubutumwa bworoshye, ariko kandi bwaratworoheye kubera mwebwe. Mwatubereye rero isoko y'ibyishimo ndetse n'imbaraga mu butumwa bwacu bwa gisaserdoti. Mu itangazo Diyoseze Gatolika ya Cyangugu riranga aho abapadiri bayo bazakorera ubutumwa mu mwaka wa 2024-2025 ryerekana ko uyu wari padiri mukuru wa Mwezi Noel Bizabavaho azakomereza ubutumwa muri paruwasi ya Ntendezi. Padiri Bertire Hategekimana nawe akazakomereza ubutumwa muri seminari nto yaragijwe Mutagatifu Aloyizi ya Cyangugu. Naho Padiri Alphonse Mugwaneza akazakomereza ubutumwa muri paruwasi ya Runyanzovu. Aba uko ari batatu babaga imwezi bakazasimburwa na Padiri Pole Habimana uzaba ari padiri mukuru, akazabafatanya ubutumwa na Padiri Ildefonse Hagenimana ndetse na Padiri Joseph Ukundayezu. Theophile Ngendahimana, Radio Maria Rwanda, muri paruwasi ya Mwezi ya Diyoseze Gatolika ya Cyangugu.